Tariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2024 mu nama y'abaminisitiri yateranye, guverinoma y'u Rwanda yemeje amateka ya minisitiri w'imari n'igenamigambi agamije kunoza imisoreshereze, arimo iriteganya ko umuguzi usabye fagitire y'ikoranabuhanga ya IBM azajya ahabwa 10% by'amafaranga yakiriwe ku musoro nyongeragaciro TVA kuri buri fagitire. Hemejwe kandi iteka rya minisitiri rigena uburyo n'ibisabwa kugira ngo abasora bemererwe uburenganzira bukomoka ku kwigaragaza ku bushake, ndetse n'iteka rya minisitiri rigena uburyo bwo gusaba uruhushya rwo kugura serivisi zo mu mahanga zitaboneka mu Rwanda. Muri iki kiganiro turibanda ku bikubiye mu iteka rya minisitiri rigena ishimwe rishingiye ku musoro ku nyongeragaciro n'irigena uburyo n'ibisabwa kugira ngo abasora bemererwe uburenganzira bukomoka ku kwigaragaza ku bushake. Hari intambwe imaze guterwa ku misoreshereze, ari nako havugururwa amategeko atandukanye agenga isoresha. Aya mateka ya minisitiri rero aherutse kwemezwa akazafasha kugira ngo imisoro yakirwe neza kandi ikomeze gukoreshwa mu bikorwa by'iterambere bigera kuri buri wese. Ayo mukora atatu rero afite intego imwe, ni ukukomeza kunoza imisoreshereze mu gihugu. Hari intambwe imaze guterwa ariko haracyarimo nibitaranoga. Aya mateka rero akazadufasha kugira ngo imisoro yakirwe neza, kandi twese tuzi akamaro k'imisoro. Iyo yakiriwe neza nanone ikoreshwa mu bikorwa bitandukanye by'iterambere bigera kuri buri wese. Aya mateka ya minisitiri rero aherutse kwemezwa akazafasha kugira ngo imisoro yakirwe neza kandi ikomeze gukoreshwa mu bikorwa by'iterambere bigera kuri buri wese. Rimwe muri aya mateka n'irigena ishimwe rishingiye ku musoro ku nyongeragaciro nk'uko twabivuze. Iri teka rigena ko umuguzi wibuka kwaka inyemezabuguzi ya IBM azajya ahabwa 10% by'umusoro wa TVA wavuye ku mafaranga yishyuye. Rikanagena kandi ko uwatanze amakuru ku mucuruzi wimye fagitire cyangwa se unyereza umusoro wa TVA binyuze ku kudatanga iyi fagitire azajya ahabwa 50% by'amafaranga uwo mucuruzi azajya aba yaciwe nk'ibihano. Icyambere hari abasora benshi bona gutanga fagitire y'IBM rwose birabavuna, bigatuma umusoro utinjira uko bikwiriye. Muri ubwo buryo turavuga tureka turebe icyatuma turushaho gukangurira noneho abasora nako aba consommateur, abaguzi, icyatuma basaba nabo fagitire ya IBM kugira ngo dushobore kongera abantu basaba, ndetse binabishingano noneho zatwe kugira ngo nibura dufashe leta gukusanya ko bikwiriye. Babacuruzi binangiraga bumve ko noneho hari ubundi buryo leta cyangwa se abaturage dufite natwe uburenganzira bwo kubibasaba, ariko tukavuga ngo uyisabye agomba guhabwa ishimwe. Tuvuge niba uguze nk'ibintu bya miliyoni 5 wenda ufite umushinga wo kubaka ku giti cyawe mu rugo, byumvikana ko umusoro irishimwe ihabwa gusa abaguzi banyuma, ntago abacuruzi bayihabwa ko abacuruzi n'ubundi bafite refund. Iyo yagiye kurangura bakamuca VAT, we yemerewe gucuruza agaca VAT, noneho akavanamwo iyo yaranguje asigaye akayaduhereza. Bo rero bafite deja incentive zabo, iri rero turayihereza abaguzi banyuma. Umuguzi banyuma rero uzajya usaba fagitire nafashijwe miliyoni 5 uguze ibikoresho byo kubaka ku giti cyawe, uri kubaka inzu yawe. Iyo bikoresho bya miliyoni 5 ngira ngo 10% ni hafi 900, uzajya ubonaho 10% iyo 900. Icyo nicyo gihembo cya mbere iyo baguhaye fagitire. Abaguzi bagirwa inama yo kwitabira kwaka fagitire ya IBM, abacuruzi nabo bakagirwa inama yo kuyitanga mu rwego rwo kwirinda gutubya cyangwa se kunyereza umusoro. Umuguzi uzajya utanga amakuru ku buyobozi bw'imisoro ku migirire nk'iyi n'abagenewe ishimwe muri iri teka. Niba kwima fagitire ufite uburenganzira bwo guhamagara Rwanda Revenue, abakozi ba Rwanda Revenue bazaba bari hafi aho ngaho. Iyo baje aho ngaho cyangwa bari sibinyizwe bigaragara ko baguze bakayikwima, bazajya baza bamutegeke akore fagitire uboneho 10% kuri VAT baguciye. Ariko itegeko riteganya ko iyo noneho bacuruza batanze fagitire turamuca n'ibihano. Ibihano ni inshuro 10 wa musoro, ubone uvuga ngo ni miliyoni 9 turi bumuce kuko yari 900, turamuca miliyoni 9. Muri miliyoni 9 urabonaho 50% yayo.
ubwo nenye n'igice uhabwa, ubwo ni ku nshuro ya mbere birumvikana. Ubwo rero birumvikana ko turashaka rwose ko abaguzi baba motive bagahabwa ishimwe kubera yuko bari gusaba fagitire. Twizera ko bizatuma nibura abasora bibwiriza kujya batanga fagitire, bityo twe twakongera n'umusoro ukusanywa. Ariko ibi kugira ngo bishoboke nuko n'ubundi tuzasaba ko buri muntu yiyandikisha. Dufite system izatuma buri muntu yiyandikisha kugira ngo tumenye amazina ye, atubwire uburyo yifuza ko amafaranga kuko izajya ahita yafatira, yifuza ko amafaranga mugeraho, niba ari akoresheje mobile money aduhe konti bwo ni telefone zajya acaho, niba ashaka aca muri bank atubwire konti ya bank zajya acaho. Ariko bikumvikana ko afite uburenganzira bwo kuzajya tuyatanga nyuma ya buri mezi 3 n'inshi mitani kurikiye, kuko ni ibintu by'amafaranga bigomba gukurikirana kugira ngo tugenzure koko tunamenye ese uriya muntu turi kuyaha niwe koko wafashe facture, iriya telefone mobile money yihuye kuko na nyir'ubwite, hanyuma tuyamuhereze munsi 15 buri gihembwe. Ku birebana n'iteka rigena uburyo n'ibisabwa kugira ngo abasora bemererwe uburenganzira bukomoka ku kwigaragaza ku bushake, komiseri mukuru arasobanura ibigenwa muri iri teka bigamije korohereza abasora. Ni iteka urebye riha uburenganzira abasora bwo kuba niba hari umusoro yumva atishyuye kuba yawuzana ntahanwe. Mu by'ukuri tumaze igihe duhura n'ibibazo n'abantu, ukabona umuntu azi ko afite umusoro ariko agatinya kuwuzana kuko yawuzanye yaratinze nyine kuwuzana ku gihe, ubundi itegeko riteganya ko tumuhana. Hano rero ngira ngo mubuzi ko u Rwanda rugenda rujya mu miryango mpuzamahanga inyuranye mu mikorere y'ibintu binyuranye. Hari rero umuryango twagiyemo witwa Global Forum ariko uganisha mu bintu byo guhanahana amakuru ku bijyanye n'imisoro. Kimwe rero mu byo nanone dushaka ku Rwanda nuko nyine bijyanye n'imisoreshereze bibera mu mucyo, ariko kandi tugaha n'urubuga abantu bose bashaka gukorera mu Rwanda amahirwe yo kuba nta mbogamizi bahura nazo, kuko mu gihe twese turi muri uwo muryango, u Rwanda uyu munsi rwemerewe kuba rwasaba amakuru ku munyamahanga ukora mu Rwanda, niba hari business yakoreye hanze zikora zifite inyungu mu Rwanda, kuba twayasaba igihugu aricyo cyose kiri muri uwo muryango. Ushobora kuba ufite ubucuruzi uyu munsi, kampani yawe wenda ikorera mu Rwanda ariko ufite wenda headquarter iri dufate mu Bubiligi, amafaranga winjiza mu Rwanda ukaba wayajyana mu Bubiligi, ukatubwira ngo mu Bubiligi baragusoresheje kandi nyamara umutarasoze. Ibyo rero turashaka ko uyu munsi duha uburyo umuntu wese wumva hari umusoro ataduhaye, mu gihe tutarasaba amakuru mu gihugu runaka kuri we, abe yahabwa chance yo kuyatubwira kugira ngo asore ariko ntitumuhane, kuko n'ubundi tuzababaza n'iyo turi mu bungu tugenda twandikira ibihugu binyuranye. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, none itegeko riteganya iri teka ryashizeho, nabyo biri mu itegeko n'ubundi rigenga imisoreshereze. Iri tegeko rirateganya ko umunyarwanda wese cyangwa se usora wese ukorera mu Rwanda, niba hari umusoro yumva ataduhaye ariko akaba atarajya kuri gahunda yo gukorerwa igenzurwa, tuvuge kuva umwaka ushize gusubira inyuma, niba hari umusoro yumva atagaragaje wa VAT, umusoro wa abakozi wenda yahembye, umusoro ku nyungu, afite uburenganzira bwo yayadeklara niba atari kuri list y'abantu bazakorerwa audit muri uyu mwaka. Gusubira inyuma hose, imyaka yose inyuma ashatse yaza akabutubwira akawishyura, ariko nta kibihano. Ikigo cy'imisoro n'amahoro gikomeje gusaba abasora bose gukomeza gutanga umusoro, kigasaba abaguzi nabo kwibuka kwaka fagitire ya IBM kandi bakanibuka kureba ko amafaranga yanditse kuri fagitire bahawe ahura nayo bishyuye. Abakeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004 cyangwa mukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro.